reka nyarukire kuri STT hanyuma nikorera udutasike maze ninjize sha. Se wagize ngo ntuzi aho biri kubera, ne STT nta handi. Reka nyarukireho. Nyarukiraho turabe. You can connected to this side. Yewe iyi site ntigikora. Reka nongere ndebe, sinuko ko ibihumbi 105 byanjye byashya neza pe. Yamba, you can connected to do the site. Niko se yo ha. Ubundi azibandwa nzerekeza imwe kabyaramwe kabana bari bombagira ibisiga. Ndagushimiye wowe uri kubana natwe by'umwihariko bashimira cyane kuko mukomeje kubana natwe mudutera inkunga kugira ngo natwe turebe aho twagera. Yego utangiye ubyiyumvira yuko uyu mugabo agiye kwinjiza amafaranga tuvuga ntago ari ugufata isuka akajya guhinga cyangwa se agafata igare akajya gushyiraho imizigo kugira ngo akorere umuryango we, si ibyo. Ahubwo yari yabonye business yoroshye yafasha umuryango we kuzahuka mu bukungu no mu iterambere muri rusange y'urugo. Ibyo yarabyishimiye maze nawe ashyiramo agatubutse 105. Gusa uwo ni wo mugabane wavuga ko ari uwa kabiri wari muto mu bijyanye n'iyi kampani ya STT. Yabushoyemo yizeye ko nibura umunsi umwe azajya yinjiza 5,000 bihwanye n'amadolari 2.5. Ibyo yumvaga nta kindi kintu cyabiruta. Yarabikoze ashyiramo 105 gusa n'ibyateye kabiri biza kumutenguha. Gusa tutarabona icyamutengushye nuko yari afite ibimenyetso bifatika. Ibimenyetso twavuga nuko abamushishikarije kuyijyamo bamubwiraga yuko iyi kampani yatse icyangombwa muri RDB, ikigo gishinzwe amajyambere. Ibyo akabishingiraho yemeza yuko iyi kampani yemewe. Ibyo si byo gusa yashingiyeho kuko yabonaga iyi kampani icisha amatangazo ku mateleviziyo akomeye mu gihugu. Ayo siniriwe nyavuga kuko kwaba ari ukwiteranya, gusa byarakozwe. Ahubwo we nk'umuntu wumvaga agiye gushora business ikajya imwungukira mu gihe gito kandi atavunitse, akumva ko bihagije niba kampani yaratse icyangombwa muri RDB, byumvikana yuko izwi. Ntiyajijingatanyije nta no kubwira madamu cyangwa abana, ahubwo yahise afata umwanzuro ashoramo. Gusa iyo kampani bidateye kabiri yarafunzwe kugeza n'izi saha. Amafaranga yarahebye yarihanaguye, benshi bararize gusa ubu barihanaguye. Yego barihanaguye ariko ntibivuze ko ibikomere byakize. Gusa baraboroga batabaza yuko barenganurwa kuko amafaranga yabo yariwe n'abazungu mu buryo butumvikana. Kugeza n'izi saha baracyatabaza batakamba basaba kurenganurwa. Gusa ibyo bitubifitiye amakuru y'aho ikibazo kigeze. Uhari amafaranga we aracyari kuyarya n'ubu kuko ni menshi. Aha nta kindi twakifashisha keretse abasesenguzi nibura baturema agatima. Naho ubundi ibintu byageze wandabaga. Umuntu aribaza utise ibihumbi birenga 300 ugashyiraho n'amamiliyoni bari batangiye gufungura iyo migabane, ukibaza utise uwo muntu ubu yasigaye he? Nawe byibaza umbwire. Nta handi yasigaye sibye kumanga abura umuyaga uza ngo umukundure. Ibi na herezo tubona. Iherezo nuko ari ukwihanagura. Yego ni mube maso ibintu bikorerwa kuri online n'ubujura akenshi. Murakoze. Nabashimiye mukomeze kubana natwe. Iyi ni Menya TV Show.